الحمد لله. الحمد لله الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الحمد لله الذي خلق الجنة وجعلها دار المتقين، وخلق النار وجعلها دار الأشقياء والعصاة والمذنبين. إخوة الكرام، أريد أن أذكركم أن الجنة قصدنا، ولكن الوصول إليها يشق ويصعب. نتعب كثيرا للوصول إلى ذلك الهدف الكبير، ونتعب كثيرا هروبا من النار. الجنة أصلنا، أبونا آدم خلق وأسكن الجنة، فأخرجه منها الشيطان بالمكيدة والحيلة. فلكي نرجع إلى أصلنا يحتاج إلى التعب وإلى المجاهدة وإلى الصبر. لا ينبغي أن نيأس من ذلك الأصل، ولا ينبغي أن نيأس من ذلك الهدف الكبير، ولا ينبغي أن نرفع أيدينا أمام عدونا، فعلينا بالجهد والمجاهدة إلى آخر اللحظة. hashimwe kandi nihasingizwe Allah subhanahu wa ta'ala, we waturemye akaturemera n'amafunguro kandi akatwohereza n'intumwa. Bityo uzumvira izo ntumwa azinjira mu ijuru, n'uzazisuzugura akazigomekaho azajya mu rutazima. Imana nyagasani uturinde. Imana yaremye urupfu, irema n'ubuzima kugira ngo itugerageze, irebe ngo ninde watunganya ibikorwa akora, ninde wakora neza kurusha abandi. Irangije irema ijuru, irigira inzu y'abatinya Allah subhanahu wa ta'ala, ndetse anarema n'umuriro awugira inzu inkozi z'ibibi, abanyabyaha. Bavandimwe w'Isilamu, inkomoko yacu ni mu ijuru. Intego yacu ni ijuru. Ni ngombwa, tugomba gusubira kuri gakondo y'umubyeyi wacu Adamu. Ku kiguzi icyo ari cyo cyose
tugomba guhatana tugaharana kugeza ku mwuka wa nyuma, ariko tugasubira kuri gakondo umubyeyi wacu Adamu alayhi salam. Umubyeyi wacu Adamu Imana yaramuremye, irangije imutura mu ijuru, iramubwira ati ya Adamu uskun anta wa zawjuka aljanna, yewe Adamu tura mu ijuru umugore wawe. Umwanzi shitani arimusohoramo kuburiganya n'ibishuko. Ni kuri twe kugira ngo dusubireyo, tugomba guhatana tugaharana tugatwarana kugira ngo dusubire kuri gakondo yacu byanze bikunze. Ntabwo tuzigera tumanika amaboko, ntituzigera twiheba imbere y'umwanzi wacu shitani. Bavandimwe b'Isilamu, tugiye kuganira muri aka kanya ku nyungu n'ibyiza byo gukora istighfar. Ese waba uzi inyungu zo gukora istighfar? Ese waba uzi ibyiza byo gukora istighfar kandi urayikora? Wenda ariko ntabwo uzi ibyiza byayo, nta nubwo uzi inyungu zayo. فهناك فوائد كثيرة للاستغفار، وهناك فضائل كثيرة للاستغفار، وهناك معنى عظيم للاستغفار. hari inyungu nyinshi zo gukora istighfar, hari ibyiza byinshi byo gukora istighfar. Istighfar ifite igisobanuro. Ese waba ukizi? Cyangwa ni ijambo rikunyura ku rurimi ariko utazi igisobanuro cyaryo? Muri iyi minota mike tugiye kumenya ibikubiye muri ibi byose mvuze. قال الله تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال تعالى لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. في هذه الآيات الكريمات وغيرها من الآيات، وفي هذه الأحاديث وغيرها من الأحاديث فوائد وفضائل عظيمة للاستغفار. muri izi aya tumaze gusoma bavandimwe, ndetse n'izindi tudasomye,
muri izi hadisi tumaze gusoma z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'izindi tudasomye, turabonamo inyungu zikomeye cyane, turasangamo inyungu zihambaye cyane za istighfar. Aya mbere Allah aratubwira ati ku magambo ya Nowa ubwo yabwiraga abantu be, abwira ati mwicuze ku Mana, Imana izabaha imvura nyinshi, izabamanurira imvura nyinshi. Mwicuze ku Mana, innahu kana ghafara, mwicuze ku Mana kubera ko Imana ni nyirimbabazi. Yurusili sama alaykum idrara, nimwicuza ku Mana, Imana izabaha imvura. Wayumdidukum bi amwali wa banina, Imana nirangiza ibahe imitungo myinshi ndetse ibahe n'urubyaro, hanyuma ibahe n'ubusitani butembamo imigezi y'amazi. Muri make iyi aya iratubwira ko gukora istighfar ari umuryango ndetse n'urufunguzo rwo gufungura amafunguro, rwo gufungura rizqi. Waba ufite ubukene, kora istighfar. Waba ufite ibibazo byinshi byakunaniye gukemuka, umuti ni istighfar. Waba utarabyaye, ufite ikibazo cy'ubugumba no kubura urubyaro, alayka bil istighfar, ndakugira inama ko wakora istighfar nyinshi, Allah akaguha urubyaro. Waba ufite ikibazo kigukomereye cyanze gukemuka igihe kinini, alayka bil istighfar, ndakugira inama yo gukora istighfar. Fa inna fil istighfar dawa li tilka al-mushkila, kubera ko muri istighfar harimo umuti w'icyo kibazo cyananiranye. Muri make istighfar ni urufunguzo rwo kubona rizqi. Dushingiye kuri iyi aya. Indi aya kabiri Allah aratubwira ati wama kana Allahu liyu'adhibahum wa anta fihim wama kana Allahu mu'adhibahum wa hum yastaghfirun. Muri aya Allah aratubwira ati ntago Imana yabahana ukiri kumwe nabo, ntabwo Imana yabahana uri kumwe nabo yewe Muhammad. Ntago kandi Imana yabahana bakora istighfar, bicuza, ntago Imana yabahana. Bamwe mu bamenyi bavuga ko iyi aya igaragaza yuko igihe intumwa Muhammad salama yari ikiri ku isi, abantu bari bafite icyizere cy'uko ibihano bidashobora kubageraho cyo mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko bari bari kumwe n'intumwa Muhammad, kandi Imana ntabwo ari kubahana bari kumwe n'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uburyo bwa kabiri
ni uburyo bwo gukora istighfar. Imana ntishobora guhana abantu bari gukora istighfar. Abamenyi rero bavuga ko uburyo bwa mbere ntago tukibufite kubera ko ntitukiri kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ariko uburyo bwa kabiri buracyahari, aribwo buryo bwo gukora istighfar. Ntabwo Imana ishobora guhana umuntu ukora istighfar. Bityo bavane mu Islam, muri aya dukuramo ko istighfar ni impamvu ikomeye ikumira ibihano bya Allah kugira ngo bitugereho. Turidu rahmat Allah, alayka bil istighfar. Ushaka impuhwe za Allah, kora istighfar. Turidu an taslama min adhabillah, alayka bil istighfar. Urifuza ko wakira ukanakiranuka ibihano bya Allah subhanahu wa ta'ala, alayka bil istighfar. Kaho kora istighfar. Aya gatatu iravuga iti lawla tastaghfiruna Allah la'allakum turhamun. Iyi aya iravuga ngo nimukora istighfar Allah azabagirira impuhwe. Iyi aya nayo iratwereka ko istighfar imwe mu mpamvu zituma Allah atugirira impuhwe, nimwe mu mpamvu zituma Allah agirira impuhwe abagaragu be, nimwe mu mpamvu Allah aturebana ijisho ry'impuhwe. Impuhwe ni ikinyuranyo cy'uburakari bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bivuze ngo uwo Allah agiriye impuhwe nta nubwo yamuhana. Alaykum bil istighfar. Mukore istighfar cyane. Hadithi z'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam zitubwira ko intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iratubwira iti njyewe mukuri nkora istighfar, nsaba imbabazi Allah, nicuza kwa Allah inshuro 70 ku munsi, zirenga 70 ku munsi. Mu yindi hadithi intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikatubwira ngo njyewe nkora istighfar inshuro 100 ku munsi. Kullu hadhihi tadullu ala izami al-istighfar. Ibi byose bavana mu Islam biragaragaza ubuhambare n'agaciro gakomeye cyane ka istighfar. Ibyo twaretse turi benshi muri iki gihe, amagambo tuvuga akanyura ku ndimi zacu yihuta tutayatekerezaho, ariko ahambaye akomeye cyane. Bityo قصة أذكر لكم قصة، أشاك جاوب ببقير قصة ببقير هرو لإمام كبير معروف في التاريخ. يا إمام ukomeye uzwi mu mateka y'Uwisilamu, alimun kabir, umumenyi ukomeye cyane muri Islam, muhaddith, faqih, wari ufite ubumenyi bukomeye cyane bwa hadith, wari ufite n'ubumenyi bukomeye cyane bwa fiqh, muallif al-kutub
wari ufite ibitabo byinshi. وهو إمام أحمد بن حنبل، يتوقع إمام أحمد بن حنبل. اسمع القصة، umva قصة ikurikire neza witonze. لعلها تترك في قلبك أثرا، wenda yagusigira impinduka mu mutima wawe ugahinduka. من الآن فصاعدا، guhera ubu kugeza ibihe byose kuzageza uvuye kuri ino si. Iyi si iradushuka ariko izarangira. فعلينا ننتبه، iki tugomba kukimenya kandi tukayitekereza n'ubwonko bwacu bwose n'ubwenge bwacu bwose. كان الإمام أحمد يوما مسافرا، إمام أحمد igihe kimwe yari ari ku rugendo bumwiriraho, ashaka kuryama, ajya kuryama mu musigiti. Agiye kuryama mu musigiti, umurinzi aramwirukana, aramubwira ati sohoka, ntabwo wemerewe kuryama hano. Aramubwira ati mbabarira, niryamira aha ngaha, ndaryama hano hato, nandi kuryama hano hanini. Aramubwira ati la yajuzu al-mabitu fil masjid, ntabwo byemewe kuryama mu musigiti. Fa akhrajahu, aramusohora. Fa arada an yabita amama al-masjid, ashaka kuryama imbere y'umusigiti. Fa taradahu, naho arahamwirukana. Aramubwira ati la yajuzu an tanama fil masjid wala yajuzu an tanama amama al-masjid, ntabwo byemewe kuryama mu musigiti, nta nubwo byemewe kuryama imbere y'umusigiti. fakana hunaka Khabbas, aho hafi hari umugabo wakoraga imigati ndetse anayicuruza. Yakurikiranye uko byagiye bigenda, arangije araza yegera Imam Ahmad, aramubwira ati taala tabit ilayna, aramubwira ati ngwino tujye kugucumbikira uryame iwacu. Imam Ahmad bavuga ko yagaragaraga nk'umuntu wari ufite uburanga bwiza, umusaza mwiza ushimishije unejeje. Bityo rahabahu al-Khabbas, n'impamvu uyu mutetsi w'imigati yamuhaye karibu, yamukunze, aramuhamagara, aramubwira ati karibu. N'ubwo bwose umuzamu yaramwirukanye, aragenda aramucumbikira, aramwakira, aramusasira, araryama. We yikomereza akazi ke ko gukora imigati no guteka imigati no gucuruza imigati. Ariko buri gikorwa cyose yakoraga yavugaga ngo astaghfirullah. Yashyira ifu mu isafuriya akavuga ati astaghfirullah, yashyira mu isukari akavuga astaghfirullah, yasukamo amazi akavuga astaghfirullah. Buri icyo akoze cyose akavuga astaghfirullah. Yaba ari guponda akavuga astaghfirullah, yaba ari gukata igipondo, ari gukora imigati akavuga astaghfirullah, yakinjiza mu ifuru akavuga astaghfirullah, yakuramo akavuga astaghfirullah. Fata'ajjaba al-imam, Imam Ahmad aratangara cyane. Aratangara cyane. Murihangana, umuriro wari ugiye. Imam Ahmad aratangara cyane, aravuga ati ma hadha, lam ara hadha qattun. Istaghraba al-imam, imam aratangara, aravuga ati ntago ndabona na rimwe umuntu ukora nk'ibyo ndi kubona kandi. Walakin sabara hatta jaa as-sabah, ariko arihangana kugeza bukeye. Arangije yegera wa mugabo aramubwira ati ra'aytuka tastaghfirullah kathiran,
ati nakubonye nakumvishe ukora istighfar cyane nijoro, limadha, kubera iki? ala tataab min hadha istighfar, ese ntunanirwa, ntabwo uruha kuvuga iri jambo? ese umaze igihe kingana iki uvuga iri jambo? faqala lahu rajulun, umugabo arangije amusubiza ati hadhihi adati, hadhihi allati ra'aytaha sarat adati. Njamubwira ati ibi wabonye narabimenyereye, byabaye akamenyero, ntago bimvuna habe na gato, nibwo buzima bwanjye, ni gutya nimereye. Fata'ajjaba al-imamu ayda, imamu arongera aratangara, aramubwira ati hal wajadta thamara lihadha al-istighfar, aramubwira ati ese waba warigeze ubona inyungu y'aya magambo uvuga? Hari istafat, waba warungutse, hari icyo byaba byarakumariye? faqala ar-rajulu na'am, umugabo arangije amubwira ati na'am istafat, yego narungutse, ngo narayibonye. arangije amubwira ati ma hiya hadhihi thamara, niyihe nyungu, ma hiya hadhihi faida, niyihe nyungu wakuye mu kuvuga iri jambo? faqala lahu ar-rajulu, aramubwira ati ma da'awtu Allah du'aan, ma da'awtu Allah da'wa illa istajabani illa da'watun wahida lam yujibha Allah liya wa ana antadhiruha. Njamubwira ati nta busabe na bumwe nasabye Imana uretse ko yabunshubije, uretse ubusabe bumwe gusa Imana itaransubiza, kandi ndabutegereje. Fata'ajjaba al-imamu aydan, imamu arongera aratangara, istaghraba aydan, arongera aratangara. faqala ma hiya hadhihi ad-da'wa, n'ubuhe busabe Allah wamusabye akaba atarakwakirira? faqala ar-rajulu kalimatan istaghraba minha al-imam istighraban kathira. Imam wa mugabo arangije amusubiza ijambo ryatangaje Imam, ramutangaza cyane noneho bikomeye. aramubwira ati ubwo sinasabye Imana yarabumpaye, ariko nayisabye kuzabona Imam Ahmad ibn Hanbal, ubusabe ubwo ntabwo ndabona, ariko Imana yarabumekire. Allah ageze aha Imam yaratangaye cyane, arangije aramubwira ati ni njye Imam Ahmad, ubusabe uri kuvuga Imana itakwakiriye wasabye uyu munsi Allah arabwakiriye, arabugushubije. Ni njyewe Imam Ahmad, naje hano ntabiteguye kuko sinari nkuzi, nawe ntabwo warunzi. Nashatse kuryama mu musigiti biranga, shaka no kuryama imbere y'umusigiti biranga. Ibyo byose byari kugira ngo
Imana igusubize ubusabe wayisabye bwose kubera ijambo istighfar. Ati naje meze nk'uri gukururwa mu mugozi kugira ngo Imana igusubize ubusabe bwawe wasabye. Hadhihi hiya thamara lilistighfar. Aya niyo matunda kandi niyo nyungu y'istighfar. Ese waba utaka kubura urubyaro? Kora istighfar. Ese waba utaka ibibazo n'ibigeragezo bidashira by'ubuzima? Kora istighfar. Ese waba utaka ubukene? Ngaho kora istighfar. Niwo muti w'ibibazo byose ufite. Mbere kugira ngo turangize izi nyungu n'ibi byiza bya istighfar, ese istighfar bisobanura iki? Waba uzi icyo bisobanura? Waba uzi igisobanuro cyabyo? Al-istighfar ma'nahu, istighfar bisobanura talabu as-satira min Allah wa talabu adam al-mu'akhadha ala dhunub. Istighfar bisobanura gusaba Imana kuguhishira ibyaha no kutazaguhana, aguhanira ibyaha wakoze ngo bikugireho ingaruka. Ubundi ibyaha birarimbura kandi bikoreka. Rero uri kuvuga ngo astaghfirullah, uri kubwira Imana ati Mana mpishira kandi mbabarira, ntuzamanire ibyaha byanjye, mbabarira ibyaha nakoze ntibizangire ingaruka. Niyo magambo uri kuvuga, amagambo make. Dukore istighfar cyane, wenda yaba impamvu yuko ibibazo byinshi dufite n'ibigeragezo byinshi dufite yaba umuti wabyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuzongere duhure mu kiganiro kindi kizakurikira iki ngiki. Nimba wumva hari icyo twakoze ukumva ibyo twavuze byagufashije kandi bikaba byafasha mugenzi wawe, kora share ndetse unakore like kandi unakore subscribe kugira ngo turusheho kuzamuka no gutera imbere. Imana ibarinde.